Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 20 Mata mwaka w'2025, kuwa kane iragira iti nubwo Yesu yijijisha ibibazo urimo byawe arabizi. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 190 mu ndirimbo zo gushimisha igira iti iyo turi hamwe n'Umukiza.
haleluya haleluya haleluya. Umuririmbyi aririmba neza cyane, aravuga ngo jya umwizera kandi jya umwumvira, ngo ujye unyurwa na Yesu mu kubaho kwawe. Tuzajya twishima turi kumwe nawe, tuzagenda nawe iteka tumugandukiye, ngo adutume hose tumwiringiye kandi tumwumvira. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 8 duhere ku murongo 22 tujye kuri 25. Haravuga ngo Yesu aturisha inyanja. Nuko ku munsi umwe yikira mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira. Mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati databuja databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yindurije birahosha, haba ituze. Arababaza ati kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya barumirwa, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Yesu yagiye akora ibitangaza bitandukanye, ariko uyu mwanya turavuga igitangaza yakoze ari kumwe n'abigishwa mu nyanja. Hari igihe imiyaga yose cyangwa se ibigeragezo bizenguruka abari mu bibazo cyangwa se abari mu bwato, bagaterwa impande n'impande, bagataka, ariko ubutabazi bugatinda kuboneka. Ariko iyo ubutabazi bubonetse bararokoka ndetse bararokorwa. Yesu ari kumwe n'abigishwa be bigira inama yo kwambuka inyanja. Bagezemo hagati mu mazi arasinzira mu nyanja. Hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Hanyuma baraza baramukangura, barangira bamubwira ati databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije arangije amazi aratuza. Amaze gutuza arangije arabaza ati mbese kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Yesu Kristo burya impamvu yagombaga kumvirwa n'ayo mazi, kuko niwe wayaremye kandi niwe musare mwiza. Iyo ari kumwe natwe mu bihe by'imiyaga, mu bihe by'ibibazo, mu bihe by'ibibazo by'urusobe, mu bihe umuntu ari mu bintu bidasobanutse, ushobora kwibwira ko atarimo kubibona. Hari igihe yisinziriza cyangwa se akareba ku ruhande, ugakomeza gutaka, rimwe na rimwe akabanza kwihorera, ugasenga, ugafata amasengesho yo kwiyiriza, ukayarangiza nta n'ijwi wumvise. Ariko iyo akangutse apfa kuvuga gusa, byose bigahwama bigatuza. Nk'uko muri Yesaya ibice 62 umurongo wa 7 kugeza kuri umurongo wa 6 kugeza kuri 7 hagira hati yewe Yerusalemu, shyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutsa Uwiteka, ntimugatuze kandi ntimukamuhwemere, kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Nugira icyifuzo runaka cyangwa se ikibazo runaka, ntugahwemere Imana kuyibwira, ntukayiturize, uzakomeze kugisengera igihe kinini, ntugacike intege, ntugahwemere Imana, uzakomeze kwititiriza, izageraho yumve gusaba kwawe. Sinzi ikibazo maze iminsi usengera, sinzi icyifuzo ufite cyabaye ingorabahizi, ariko wicika intege. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugirire neza. Amen. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo,
sengeye uyu mwene data ufite icyifuzo amaranye igihe aribaza uko kizakemuka, ariko mwibukije ko atagomba gucika intege, atagomba guhemera Imana, nubwo Yesu yijijisha ariko aracyumva, arakizi, kandi isaha n'isaha azakimukemurira. Urakoze Yesu, utabare, murengere kandi umufashe. Urakoze urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mbisenze, amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana yamara ikomeze kubana namwe mwese bene data, bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.